nukubitwa urushira umwe n'umukire agusuzuguye ngo urimbwa uzamurakararira ukora cyane. Niba wakoraga rimwe ku munsi ukore kabiri, kora amanywa nijoro, kuko guhana umukire bya nyabyo nk'uko nabibabwiye ni ukumuhimisha gukora, wowe akazamusimbura kuri ya ntebe wagezeho. Kuko inkoni nziza iha agasopo umukire, nuko nawe uzaba umukire ukagera ku rwego yagezeho na ndetse ukarurenga. Ngaho igihe azatangira kukwifuza, kandi icyo gihe uzabona imfitasi imuturutseho, na rimwe ntazigera yongera kwibuka uburyo yagututse kuri ingegera. Ariko kandi icyo gihe ibyo yakubwiye hari abantu dukeneye batwita amazina kugira ngo aduhereze imbaraga yo kugera mu buzima bwacu twifuza kugeraho. Umuntu nakwita ingegera koko ukamuhimisha kumutuka nawe kari inyana y'imbwa, ariko wowe akwisa ingegera wari gukora. Wowe nakwita ingegera uzakore cyane, umubwire ati ndaje nkwereke ko ndi ingegera mu minsi 3 iri imbere yawe, cyangwa se mu mezi 3 cyangwa imyaka 3 iri imbere yawe azaba kwita nyakubahwa. Twabonye abantu benshi bakoresha bigeze babakoresha. Nabonye umukoresha ukoresha umukoreshwa we nabi, ariko weje amusimbuye ku ntebe akajya avuga ati ariko sha wibagiwe yuko nagukoreye ibi, kandi yaramukandagiraga ku mutwe. Ariko ageze hejuru aravuga ati abakene yo muvuye kure nimwe musuzugura abandi. Ariko kandi yibagirwa ko yavuye kuri ya ntebe, arashaka ko yubakira izina kuri ya ntebe yicayeho, ntago azi ko yayivuyeho. Hari abantu bananiwe kwiyakira yuko burya atari ubu abo basuzuguraga mbere badakwiye gukomeza kubasuzugura nonaha. Ni nayo mpamvu abenshi bahugiye aho ngaha, akabazi yuko wa muntu akiri wawe, akazaguma muri icyo kigare, akazisanga yarananiwe no kumusaba imbabazi kubera ikimwaro n'isoni cy'ibyo yamubonyeho mu gihe cyashize. Umuntu akakurebera nk'uruwo kwa naka na naka, ntamenye ko ubuzima bwawe bwahindutse sha. Ariko iyo buhindutse agenda abyibwira, guhungira kure. Bene uzaguhungira kure kubera ikimwaro n'isoni yagukojeje, uzamwegeze hafi inshuti yanjye, mubwira ati vayo hano sha, nguhereza n'akazi ubeho neza, bakugaburira unarigiye mu buzima bwawe. Ntuzigere wishura umuntu ikibi yagukoreye, uzamugirire neza nk'inkoni nziza uzaba umukubitishije yo guhora yinenga ubuzima bwe bwose, n'agahinda kamwica amanywa na nijoro. Uriya umuntu ugututse ukamubwira ati urakoze cyane patro, ukikomereza ukajya gutekereza iby'imishinga yawe, asigara mwaye akanababazwa cyane no kuba utamusubishe ngo akuboneho impamvu imwe yonyine yatuma gusitaza mu rugendo wibereyemo. Ayo mabuye yose rero ntayo dukeneye mu buzima bwacu. Ntabwo dukwiye kwitega imitego y'amabuye n'imishubi tugomba gukandagiramo, kandi n'ubundi abayitega bahari. Reka nguhereze umwanya wa telefone kugira ngo nawe utange igitekerezo cyawe. Niturangiza noneho dukomeza turakira telefone zitarenze 3. Nabonye benshi bahamagara ariko ntabwo twari turagera mu mwanya wa telefone. Reka mubwire ngo rero wowe uduteze amatwi duhamagare kuri 0. Yego, ntiriye somo nibura ukuyemo rimwe nubwo tugikomeje. Okay, sawa, reka tugushimire Jean Claude. Okay, Jean Claude ati ikiganiro ni cyiza cyane, hariko harakuramo isomo. Tugomba kubona isomo ry'ubuzima ariko kandi rifatika, isomo ritwigisha kumenya ngo niki dukeneye kumenya mu buzima bwacu ngo dutere ku ntambwe yacu. Kuko hari abantu bageze ahantu batifuza ko hari undi muntu wahakandagira. Hari abantu muri iki kibuga urimo urikiniramo, hari abiteguye kugutsikamira, kugukandagira ku gahanga ngo utegure umutwe, n'ushatse kukwegura vuba bakubita igikoni ngo usubire hasi. Abo bantu uzahura nabo nyine. Hari n'ibikoresho bya shitani byahagurutse ubu ngubu, nyine usigaye uzamuka bakaguteza n'amashitani n'amarozi. Umwana akiga kihiringa ari uwa mbere mu ishuri, ariko ejo ukabona yasaze. Arangiza ati n'ibiyobyabwenge, wajya kureba ugasanga ntabyo yagiyemo, ariko ugasanga undi yari hari yakorera ibye byose, ariko amashitani yaramwokamye. Kubera iki? Hano hari abantu bashinzwe kudukandagira ku gahanga, bagakandagira buri wese ngategura iki umutwe. Ibyo bintu birahari. Niba abantu bameze buryo, ayo mabuye yose ugenda usitaraho yayo barozi muturanye, ayo mabuye yabo bantu badashaka gutera imbere, akukoze kose baza bakagasenya. Ayo mabuye uzagenda uhura nabo niba ugiye mu ishyirahamwe runaka, abo bantu bakakwitambika ngo utazaza mu ishyirahamwe ryabo, kuko babona ko byabateje imbere, wowe bakumva nawe utarigeramo. Abo nabo barahari, tugomba guhura nabo. Abo rero nibo twita amabuye n'amahwa, ariko ihwa ryo rikaba ribi
cyane ni wa muntu kwizirikaho paka ubuzima bwawe ashatse kubukubita hasi ngo burangire. Uwo rero wakwiziritseho akumva yuko ubuzima bwawe agomba gutuza ari uko abakubise hasi, icyo cyo nihwa iyo ryageze mu kirenge rirakuzonga cyane kuruta gusitara. Gusitara ni wenda uvaho agahu gato cyangwa kanini ariko urugendo rugakomeza, ariko ihwa ryo riragusaba kubanza wicara ngo uryihandure. Ni ukuvuga ngo iryo hwa ni wa muntu ukubwira ati nutankorera iki ntuzagera ku iki kintu. Ubu ngubu rero muramufite muri sosiyete mubarizwamo, hari umuntu ukubwira ati nutankorera iki ngo ujye unkorera iki, aho uzajya hose nzatuma utagira amahoro. Ayo ni amahoro aho ngaho, ariko hari ibanga ry'amahwa. Uko ihwa ryinjira mu kirenge tujye tubibutsa ko hari n'ibikwasi byo kurihandura. Abo bantu rero badutega iminsi y'ubuzima bwacu tugomba kubamo, abo bantu bakubwira ntuzaba uyu n'uyu, uzahora uri imbwa, uzahora uri nyakwigendera mu buzima bwawe bwose, nta na hamwe uzagera. Abo ngabo ni amahwa, ariko ujye ubibutsa ko n'ibikwasi bihari mu buzima bwa buri munsi tubarizwamo. Ibyo bikwasi rero nta kandi kamaro kabyo, kandi niyo byabura hari inshinge nabyo turagenda tukazikoresha ukikuramo iryo ugakomeza. Nshuti yanjye ntukatinzwe cyane niho ngo nuko yagushize mu bubabare. Fata inkoni n'umusumari wagushize, uhita ufata akabaho keza uhakubita amaraso abanza avemo, noneho hababaze, wikomereza urugendo kugira hatazamo iki infection cyangwa hakazamo ibindi birwara bizana amashira. Hita uba nk'umufunde nyine watukubite wikomereze kugira ngo ukomeze urugendo rwawe. Ibintu byose ni uguhatana, ni ukurwana. Isi turiho turahanganye, kandi duhanganye n'abaturusha imbaraga batangiye kugera aho twe tutari twagera. Rero iki gihe ugomba kumenya icyo ukwiriye gukora n'icyo ukwiriye kugira. Nugira inshuti yawe nyinshi mu buzima bwawe, nugira inshuti zawe nyinshi z'abakomeye zikugaragiye, uzabishimire wa mukozi wawe wo hasi ukugeza kuri iyo ntebe akogereza isahani neza, ntatuma urwara amibe ngo ugende ubasurira cyangwa wimunyamunya ufurika ikoti ryawe ryiza n'ipantaro iteye ipasi ngo utagucika vuba vuba ugaseba. Buriya niba uri umukire ukaba ufite abantu bakomeye mwicarana rwose, ukaba wicaye aho ngaho ariko umeze neza, ujye wibuka ko iyo nkweto nziza iri kuyaga hari umukozi wayiteye agatuma bakubaha kukeye. Hari uwateye ipasi iyo pantaro, wowe nta mwanya ubifitiye, wowe utanashobora kuyitera ngo yigeze aho ngaho, ngubu uzajya ubimushimira. Ariko hari na wa mukozi ukuwogereza isahani ku buryo yishyizeho imyanda mimbe zakuvunagura ugahora mu bitaro. Kuba wicaye ku iyo ntebe y'icyubahiro rero ujye wibuka wicaye mwabo bakomeye kubishimirira wa mukozi wawe mwiza mu rugo wagutekeye ugatuma utarwara mimbe ngo ugende ubasuragurira. Rega dore ko binagorana cyane burya kuwurikurira mu bantu uri munyamunya. Rero jya umenya ko rero uriya mukozi yaguhaye icyubahiro ari ukwicaje aho ngaho agatuma utahasebera. Ubu nawe jya uzirikana ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Utazaba nka wa muherwe w'imyumukanishi lifuti ngo ni umunyamwanda, arangije undi akamwita ngo ni n'umunywantabi, ariko amutaye mu nzira, ariko ageze imbere ikamupfiraho. Noneho yamara kumupfiraho ya modoka akayimusangisha muri garaje akoreramo, noneho akanayicaranamo n'ibyondo bya bisarubeti byabo by'imyanda. Yaranze kumutwara ngo ni umunywantabi, noneho akayimuzanira muri garaje bya bisarubeti by'imyanda akanarinyweramo iyo, noneho muri iyo garaje akanajya muri iyo modoka ari kurinyweramo, kandi akajya no kogesha. Nyamwimye lifuti ni umunyamwanda ni umunywantabi, ariko noneho abigiyemo n'ibyo ngibyo kandi akajya no kogesha. Yajya no kumuhimba akanayizengurukana, akayifata nyine ngo ari gukora test ngo abanza yumva, akayizengurukana kandi yaramwimye muri lifuti. Icyo gihe rero ushobora gusanga n'uwo mukanisha kwibyemo na PS kandi warakoze ikosa rimwe gusa ryo kumwima lifuti. Wasanga umuntu ako kanya uri gufata nabi ejo ariwe uzagusunika mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Nshuti yanjye mukire mu bose wicaye aho ngaho, jya uzirikana gufata neza umuntu ako kanya usuzuguritse ariko afite mu mutwe ejo azagera imbere. Umukene mubi mu buzima bwe ni umuntu uzakena agakena mu mutwe. Nshuti yanjye aka kantu nzajya nkabibutsa buri munsi, nukena uzakena inyuma, ariko mu bitekerezo byawe uzaba umukire ukenewe n'umukire, uzaba umukire ukenewe na wa mukene ariko utunze byinshi ubu ngubu akaba yitwa umukire cyane, mu mutwe we hasa n'ahadindiyeho gato. Ariko uzi n'ikindi kintu cyiza,
nuko umuntu wese iyo yagize amafaranga n'ibitekerezo biraguka. Iyo uri umukene rero uzazirikane kurwana intambara yo gutekereza nabi, kuko ubukene nibwo bwa mbere butuma umuntu ashobora kudatekereza neza. Iyo yamaze kwikenesha mu bwongo ashobora kuzabaho ubuzima bwe bwose mu kababaro. Mu buzima bwawe nubona utari umukire, nta n'icyaguhuza nawe ngo wicarane nawe, uzaba icyo akeneye. Aka kantu mumbabarire mukumvire neza. Mu buzima bwawe niba uzi ko utari umukire, ubwo nivuga ngo niba uzi ko utari umukire, n'umukire afite uwo yita umukire, n'undi mukire afite uwo yita umukire. Ni ukuvuga ngo umuntu wese akenye kubera uwo bari kumwe iruhande rw'umurenze mu bushobozi. Umuntu wese witwa ko ari umukire akize kuba arusha ubushobozi ako kanya, ariko nawe hari uwo yita umukire nawe ageraho akabanza yacinya inkoro. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu wese yiyumvemo ahangaha ku rwego rwe, kubera urundi rwego ashaka kugeraho mu buzima bwawe. Nubona utari umukire, nta n'icyaguhuza nawe ngo mwicarane, uzaba icyo akeneye atashobora kwikorera. Ube n'inyangamugayo bituma gukenera hafi ye, kandi nagukenera azafata nimero yawe. Nubwo wowe umukeneye atakwitaba, ariko nawe nakenera kugutuma akakubura, agahura n'igisambo, azajya kwinginga. Nuba uri kure anagutegere, muvugane uko yagutegera. Icyo gihe urumva ko azaguhamagara kubera ko azaba agize ute agukeneye. Niba uri umukene rero ukabona cyangwa se hari umuntu ukeneye gukuraho ubumenyi, bicyo akeneye kugira ngo uzamugere iruhande, ubone uburyo umukuraho bwa bumenyi buzagufasha nawe kwicarana nawe kuri ya ntebe adashaka wowe kugeraho. Kandi noneho bikorana ubunyangamugayo kugira ngo niba udahari azajya gukenera guhamagare, nurangiza unamubwira ati bose hari ahantu nari nagiye gukorera abandi kandi wicaye, narindi kure kukugeraho byagora shaka undi. Icyo gihe kubera ko yahuye n'igisambo kikamurya, aza agaciro kawe ko kugutuma kuko uri ubunyangamugayo gusa. Icyo gihe ahita akubwira ati none se aho uri bisaba ngahe kugira ngo ubungezeho, reka nze ngutegere arikuze, kuko azi yuko ni wowe umukorera ibintu bye neza, bityo umukire akeneye kugira ngo uzicarane nawe kuri ya ntebe munanegosiye. Ariko nuba umukene n'ubundi niba umuntu akoresheje amafaranga, bityo akeneye gukoresha ya mafaranga, kuko icyo gihe bizatuma gukenera ubuzima bwawe bwose. Noneho niba wafite ya nzu nziza yumva utakwicaramo, hita uba umuntu wakeneye kugira ngo azamukoropere yanze se neza. Icyo gihe azagukenera ubuzima bwawe, azajya akandagira aho wakoropye. Ariko kandi niba uri kuhakoropa hari icyubahiro akugomba. Naba agiye gusohoka arimo amazi uzamubwira ati bose uretse banze nsoze hano gatoya, waba wihanganye nyakubahwa kugira ngo banze nkureho aya mazi atakwanduza. Akaba asubiye inyuma, ayiwe nawe uramuyoboye sha, akanya gato ntabanza asubira inyuma nyine. Ariko kandi naba afite gahunda yihuta, unafite icyubahiro da. Niba umutekera azakubaza ngo mbese icyayi cyahiye, umubwira ati harabura gato, azabanza gutekereze, ntago azirukanka ngo abanza agiye kugishyiraho. Haragukeneye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu ngubu rero azatuma wicarane nawe, uzamenya amabanga ye. Mwabakire mwe, mwaba boss uko mwungana kose, umukozi wawe arakubitse tu. Nubwo bwikakaza ujye wibuka ko asohotse gato akavuga amabanga yawe abera mu rugo rwawe hanze, yagushira hanze. Mufate neza. Ariko nawe wa mukozi we, niba uzi yuko ubitse ibanga ry'umukire akazakumva hanze, uzatingahara azakwirukana. Undi mu boss uzamenye yuko uri umunyamagambo wavuze ibanga ribera muri urwo rugo, nawe azongera kwirukane. Uzabaho ubuzima bwawe bwose mu kababaro, udafite intego y'icyo ugomba kugeraho kubera umunwa wawe. Ujye ucunga umunwa wawe nshuti yanjye. Yego waragukeneye, ariko kandi umushyize hanze uhomba byinshi kumuruta. Buriya uzatunge byinshi kugira ngo nujya guhomba duke uzanasigarana utundi mu buzima bwawe. Ako nta kantu mugomba kuzirikana mu buzima bwanyu bwose bwa buri munsi. Uzatunge byinshi kugira nunahomba uzagira ibyo usigarana. Ikintu gishobora gutuma udatera imbere kandi ufite ibyo ukora ni ukutubahiriza igihe wahanye n'abakugana. Ushobora kuba ufite botike runaka utangiye kuzamuka, ushobora kuba ufite ibikorwa runaka, ufite ikigo runaka abantu bagukeneyeho serivisi, ariko ikintu gishobora gutuma ujya hasi ugatingahara kandi wari warateye intambwe y'ubukire ni ukutubahiriza igihe wahanye n'abakugana. Icyo ni ikintu cya mbere kizatuma nawe ushobora kuba umukene cyangwa ugatingahara. Ikindi
ni ukwikanyaza. Igihe utangiye kugira akazina gato ugeraho, icyo gihe rero uzatuma rwose uguma hasi. Hari abantu babona udufaranga, niba yarahembwaga 5 yamara kugera ku rwego azajya akorera 20 ku munsi, agatangira kujya avuga ati ariko wamuhamagara ndi busy, akaba atanakwitaba akakureba kandi nta mafaranga umuzaniye. Icyo gihe uzamenye ko icyo gihe wowe watangiye gutanga iyo serivisi uri kujya mu nzira njyabukene, kandi uzatingahara, umwe azakuvaho ejo n'undi akuviwe. Uzatekereza ibyabaye, utangira uvuge ngo bakuroze inyatsi, bakuroze ibiki, imibare yawe mibi uyoboke iy'abapfumu, ngo rega wari ufite abantu bakugana, ngo none bagushizeho abapfumu bakurya yawe. Ibyo bapfu biribwa n'abapfumu, bupfuye uhagaze bagupfumagurira, usange wipfumuye inda kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Inshuti yanjye, iga kubahiriza igihe. Niba uri umukozi nawe ukenewe mu bintu runaka bagukeneyeho, niba kubwiye 2:00 please hagere 1:30 kugira ngo urusheho kwigarurira urukundo rw'umuntu ugukoresha. Igarurira umutima we, nurangiza uzamuyobora uko ashaka. Kubahiriza igihe ni kimwe mu gitego cyiza utsinda umuntu akazabaho ubuzima bwose ahora gutekereza. Ikintu kigoye benshi kukigeraho ni ugushobora gutsinda amatsiko. Ese ntiriye tandukaniro riri hagati y'amatsiko no gushaka gukabya inzozi? Abantu benshi bishwe no kugira amatsiko, ariko kandi amatsiko yaba kenshi ugasanga bajyanye mu mabi. Umukobwa w'isugi yagiriye amatsiko ku mukobwa ukuntu bimera, yataye ubusugi birangira bayicyomanzi burundu rimwe gusa, aba aratakaye, ubuzima bwe bumubera bubi cyane. Inshuti yanjye, mwige gutsinda amatsiko. Ndagira amatsiko yo kunywa urumogi, ubuzima bwe bube burapfuye. Hanyoyeho rimwe bibe birarangiye. Buriya uragira ngo abasinzi benshi banywa inzoga, uragira ngo bavutse bazinywa? Reka yagize amatsiko yo gusoma ku nzoga, undi aramubwira ati ariko somaho rimwe gusa wumva uko kaba kameze ukareke. Ejo bimubwira kuba rimwe. Ntukagirire amatsiko ikintu cyose uzi yuko wabonye umuntu cyagizeho ingaruka. Icyo kintu ntuzigere na rimwe ukigirira amatsiko. Uzagirira amatsiko ikintu cyose ushobora kuzabona umuntu yarakoze, uharanire kuvuga ati niki yakoze kugira ngo agere kwa kira kintu cyiza. Ariko kugirira amatsiko ibintu bitagira umumaro, inshuti yanjye, uri gupfa uhagaze, uri kuyoboka umwobo w'ikuzimu, kandi nugera mu kuzima abashitani n'amadayimoni arakwakiriye ngo abanza gutabeyo, ugize amahirwe wazazura agatwe. Ariko kandi inshuti yanjye, girira amatsiko ikintu ubona yuko koko kigufitiye umumaro mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Umugore yagize amatsiko yo gukubitwa, bita nyirakazihamagarira, ajya kubaza abandi bagore ngo mbese kugira ngo umugabo agukubite buriya biba byagenze bite? Ati uramusuzugura akagukubita? Ati se ko nyongi musuzugura ntankubite? Ati wowe genda nyine nurangiza ufate ingongora nkwera muyimene urebe niba ataragukubita. Arayimena da. Umugabo amuburebye aravuga ati uyu mugore ntago ari wenyine. Umugore asubira yatireka niyangubise, aragenda amena n'isahani arira. Mbe yarabaye abarayubita. Umugabo aramureka, arangije agera n'ahantu afata icumu rye ararivuna. Sha yibaze nawe, uriya mugore arataniye n'umuvuna muheto. Ararivuna. Ubu ni nyirakazihamagarira turi kuvuga. Arangije ageze nyuma arasubira yatireka reka ntiyankubise. Arangije aramubwira ati urabona yiriya nyana yiriya nka nziza nkwa, genda uyifate nayo uyice. Arangije arayica. Umugabo arataha yitonze ati ndikumva mfite ubukonje cyane iriya umuriro niba wawita igishito, wa muriro wa danje. Arangije kuwucana, we ntiyagira amahirwe yo gukubitwa, ahubwo aratwikwa. Hari amatsiko rero ugira mu buzima bwawe ukaba nyirakazihamagarira. Niko abagore mw'iki gihe asigaye abona umugore asa neza, yarangiza akamubaza ati ariko ko mbona buri gihe usa neza, ati umugabo wawe niwe bigukorera. Undi ati yehe arasaze, umugabo wagukorera ibyo sabaho? Nta makuru ufite. Uyu mugabo se warasaze. Reka tugira ukuntu twiyaranja. Ati se umugabo wazamwaka isabuni, ukamwaka igitenge, ukamwaka byose si yazabiguha? Arega wishakira iruhande. Arega ukabugiza amatsiko akakubwira ati none si iruhande uhajya ute? Ati ngwino nkwereke. Ewana ukavayo utwaye inda cyangwa baguteye sida, umugabo wawe ukabura yimwanduje, abana bawe babayeho ubupfubyi kubera iki? Amatsiko y'imbura mumaro. Ukaba nk'uriya mugore,
umugabo umwe warongoye abagore 400 bita Baltazar muri Guinea Equatoriale. Mu gihugu cya Guinea umugabo umwe yipeveye abagore 400 ahera ku mugore wa vice president arakomeza abagore bose bibikomakomerezwa bagiye gusaba imbabazi bakajya bavuga ngo nyine ngo twari dufite akadeni ngo kandi umugabo akazi twakoraga ngo urumva ngo nago yose yararashobora kuyishyura. Donc ubuzima bwe ajya gusambana ngo baze bubaka amazu sha atabigiye he nama n'umugabo kandi bose bafite utuzi dukomeye muri leta hejuru ariko arangije uziko ntarinzi ko abagore b'abayobozi basambana. Nabo muri Guinea ndi kuvuga mw'abantu mwe mumva barere atagira umuntu nyumva nabi ngiye narinzi ko abantu bakomeye nta numwe wasambana da umuntu yabasamba. Ubu Baltazar ni umukozi wo muri banki noneho ikibaza umuntu umushiki wa perezida w'icyo gihugu n'abandi bose abo bantu bose bakorerwa amabara. Inshuti yanjye murumva iki kibuga turimo kitaranyereye abagore 400 ku mugabo ayiko mana yanjye mwabagabo mwe namwe murafitwe da murakaze uyu mwanya ngiye kwakira telefone 2 zonyine ku bantu bagiye gushiraho komanderi niturangiza sasa 2 nabonye mwakomeje guhamagara rukanze mbakubite indi minota 2 naka bonus nindangiza mbite mbakomereza kwindi ngingo nziza twabateguriye. Okay, reka dukureho umurongo wa telefone mwihangana bongera guhamagara nago tubitaba n'abantu mwese murimo guhamagara kuko nari natanze umwanya nabahaye rero mugomba kuwukoresha neza. Iyi si turiho iki kibuga cyaranyereye kandi cyaguwe nabi no kuvuga ngo aka kanya hari abantu barimo kutwumva muri iki kiganiro ibyo byabereye muri Guinea ariko noneho abantu reka mbabwire mukomeje guhamagara mwihangane nago turabitaba. Ikintu kigoye beshi kukigeraho burya rero no gutsinda ayo matsiko. Nugira amatsiko uzagira amatsiko y'ibintu bizima. Ntukajya impaka n'umuyobozi wawe ugutegeka igihe cyose udafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba wakwigerera ku muyobozi uri hejuru ye. Aka kantu ndashaka mukandi niba murabyandika niba muri recordinga shiti yanjye ndagira ngo ibi bintu muharanire kubyumva neza kuko ndashaka kugira ngo abantu bakurikirane ikiganiro kubera iki nkwibutsa hano kanya turi kuvugana ugomba guhita ugenda kuri YouTube ugakora subscribe kuri Kubera Iki TV ugakurikirana bya biganiro byose birambuye kugira ngo bigende neza nanjye arega ngo profite kuba nangugezaho ibintu byiza mbibonera yuko ibintera imbaraga ntuko mbona mwagihara kuri YouTube mugakora subscribe ngabona ko nyine nawe wahaye umusanzu wawe ku biganiro byiza naguteguriye ngakugezaho. Ntukajya imbaka n'umuyobozi wawe ugutegeka igihe cyose udafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba wakwigerera ku muyobozi uri hejuru ye kandi w'umunyakuri ku buryo atakurimira witaka. Umunyarwanda ati ntawe uburana n'umuhamba buriya gusa nutemishemo igiti ugicayeho nuko kimaka n'umuyobozi ukuyoboye kandi udafite n'ububasha bwo kugera nawe kumuyoboye. Icyo gihe uzamenye yuko umeze nk'umuntu uri kurota nabi wikangure kuko yurose nabo gatinda yishyano zahurirayo naryo ushobora gusanga bagukubitsa urushi rwiza uri mu nzozi ukabyuka iminwa yawe yababutsa kandi nta muntu ugukozeho bagahita bakubarira ko warwaye malaria. Ibaza ikintu urota mu nzozi kikagukubita urushi rumwe ukababuka iminwa bakagushinja malaria nga wa muntu ukubita umuntu igipfunsi bakamusaka inyundo ntaho batandukaniye. Inshuti yanjye rero hari umuntu utagomba kugeraho ujye kuvogera niba umuntu akuyoboye ugimakaye guti nta bushobozi ufite bwo kujya hejuru. Iyo ugira inama kuyobora umugira inama nk'umusaba wirinda gusigana nawe. Niyo nama y'umuntu woroheje agira umukomeye amugira inama nk'umusaba kandi ntamwereke ko ari kumugira inama akabikora nk'uri gutanga igitekerezo yigendera atanabishizeho umutima. Naho iyo ushatse kwigira ngo uri kumugira inama aravuga aka kantu kamaze kubyimba ndaje nkemeze. Iyo bavuze ngo nawe uburana n'umuhamba uzaba uri muri serikeye ushwane reka iyo wageze mu bo wagezemo nyine. Ni nayo mpamvu umuntu avuga ngo n'uburenganzira bwawe butabaye uburenganzira se ngewe ngubu n'uburenganzira bwawe gukora ibintu uburenganzira bwanjye ngiye mu rugo dufite uburinganire wowe mutungo nanjye mufite buri akaba kwashije urushi ndagiye kuri RIB ukajya kuri RIB akagukurikira pako ejo warangiza ugakena
baramufunze ugatangira ukajya kwaka inkunga nk'umugabo ngo abana barananiye ngo ubushobozi narabubuze, warafungishije umugabo wawe kandi ari wowe wari uri ishyano, ugatangira ukiga uburyo urajya gukura abagabo b'abandi ukigira indaya aho ngaho, umugabo akazataha abana be basabiriza kandi wowe ariko mw'abana umwe. Ibi bintu ntabwo byoroshye. Hari ikintu ugomba kumenya kindi, mu kibuga cy'umupira kitagira VAR hari uwahemukiwe ari we uhabwa carte rouge. Aka kantu mubanze mukumve, mu kibuga cy'umupira kitagira VAR, ubwo ku batazi VAR ni kwa kundi umupira usubira inyuma ngo basubize inyuma ibintu byabaye babigarure babyerekane uko byagenze. Mu kibuga rero cy'umupira kitagira VAR hari ubwo uhemukiwe ari we uhabwa ikarita rouge cyangwa se ikarita itukura kandi ari we wakorewe ikosa akanakurwa mu kibuga ako kanya kandi azize kuburana akarengane ke, uwo mukino akawutsindwa kandi yari gutsinda bakazaburana nyuma, ariko uwo mukino utazigera na rimwe usubirwamo. Bityo ntukamenyere umusifuzi utagira umuvandimwe muri FIFA. Niba uri mu kibuga bakaguhereza karita, reka kuburana atakongeza iya kabiri ugahabwa karita rouge. Bityo ntukamumenyere mu gihe udafite mwene wanyu muri FIFA. Ubwo nituvuga FIFA ku bantu bari mu cyaro, ni ishami rishinzwe umupira w'amaguru ku isi. Niba udafitemo umuntu rero ntabwo arajya kuburana nawe ngo yaguhaye karita rouge. Icyo gihe rero uzahura n'ingorane. Iki kibuga rero turimo n'ubuzima tucamo bwa buri munsi, hari umusifuzi, hari ugushinzwe kukubwira ngo wakoze ikosa, iri si ikosa. Iyo ugiye gushwana nawe ngo nuko kurenganije ugatera hejuru amagambo menshi, wisanga ahantu utashobora kuvayo. Ese buriya wari ubizi yuko iyo ugeze ku 103.5 Capital FM tugufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe? Ngo kwibaza ati se ko ndi umushoramari nkaba mfite business runaka, mfite ibigo runaka, ariko nkaba mfite niwenda n'ibindi bikorwa runaka, ese ntacyo he kugira mpagereho? Reka ngwibutse ko uduhamagara kuri nimero 0786303849, 0786303849, maze tugufashe kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe byiza. Njye Innocent, ikiganiro cyo ni kubera iki? Ese koko wowe ibyo bintu hari ahantu waba ubizi, hari icyo waba ubitekerezaho mu buzima bwawe?